uyu munyakanada we yapfiriye muri Kenya ngo nyuma yo kumara ijoro ryose yikinisha. Hano mu munyakanada witwa Gregory John Kilgour w'imyaka 66 yasanzwe yapfuye mu cyumba cye giherereye ahitwa Shanzu i Mombasa mu gihugu cya Kenya mu gitondo cyo kwa mbere. Gute umuntu ashobora ntibamufasha ari kwikinisha yapfuye yanarangije already. Yego. Irega si nawe wenyine ngira ikiganiro gitanga gitanze mbizi neza. Ni igikorwa cy'ureka mbivuge ni igikorwa cy'ubusambanyi ukora uri gukorana n'abadayimoni. First of all wikinishije utekereza ku muntu mutari kumwe tu hari umuntu wishe. Kiriya ni ikindi gihugu n'ubundi babambuye igihugu ikiriya ni do ukuzi Sudani y'Epfo bimeze na Sudani ya ruguru. Yego. Ubwo Kivu kwa Salva Kiir no kwa Bashir wahoze ari Bashir niwe tuzi. Yego. Uhita ufata Kongo uyishyire muri iyo shusho nuko bimeze ndanabishoje uzabimpaririza ategereze ubundi azampamagara ambwira ngo waribeshye. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Promosiyo y'urukundo gura ikibanza cya 1,950 i Bugesera Kababuye mu miturire. Hamagara 0783 93 793. Marshall Real Estate iduhaye Sevarante. Itandukanye no kongera gukoresha ameza y'akarahanyuze mu bikorwa byawe. Waba ufite hoteli, waba ufite moteri, barandi restaurant ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye. Ameza nk'aya ngaya wajya guherera ukibaza ati sagezwa mu gihugu cy'u Rwanda gute? Imitako yongera ubwiza bw'inzu yawe. Iyi shuro ntabwo bikiri inzozi zawe ku meza nk'aya ngaya yongeye kugaragara mu gihugu cy'u Rwanda. Beauty and Wood Limited. Igisubizo cy'abanyafrika guturuka mu Rwanda. Abazaniye ya meza mwajyaga mutekereza ko bidashoboka. Abantu bakabategura neza meza yuje ubwiza bw'ibyiza bikomoka ku bidukikije. Bakanyamabuye meza ateye amabengeza. Biti biryoheye amaso. Indabyo nziza bishaka bazubaka mu meza yawe ukajya uziramwe imbere. Waba uri kubaka hoteli n'ibijyanye nayo, apartment, waba uri kwiyubakira inzu yo kwiberamo, ibijyanye n'ameza barakudesigningira bigahura neza n'inyubako yawe. Wabahamagara kuri nimero zikurikira 0788 54 97 cyangwa se ukabasanga aho bakorera Nyarugenge mu mujyi hafi na Ropo ni post umarutse gato werekeza Nyabugogo. Hejuru y'umuhanda ni uhita ubona icyapa cyanditseho Beauty and Wood Limited. Beauty and Wood Limited, igisubizo ku banyafurika. Yes, reka nizere ko mumeze neza cyane abakunzi ba Urugendo Online TV ndetse na Inside Rwanda badukurikira mwese kuri YouTube zacu cyangwa se imiyoboro yacu. Turabashimiye cyane, turabakunda. N'urugendo rwacu rwa buri munsi turagenda haba makuru y'ubusesenguzi haba ibintu byinshi mwamenye cyangwa se mwagezeho amatsiko mukabisobanukirwa neza cyane. Ngira ngo muramuzi twamurebye hano kwivurira hakorera ariko nkuko ari umuntu usanzwe n'undi agaragara kuri social media mu biganiro haba iby'ubuvuzi haba iby'ubusesenguzi mu bijyanye ibintu byinshi nabonye bisesengura uyu mugabo ari bya politiki arabisesengura abuvuzi niyobokamana nabonye yarabyinjiyemo cyane. Dr. Lonje turakwakiriye cyane ku Rugendo Online TV ndetse na Inside Rwanda. Yes, murakoze cyane. Umeze neza? Yes, umeze neza. Na mahoro. Na mahoro masa. Natwe twaje. Nari maze iminsi ndahura nawe. Maze iminsi nanjye nari maze igihe ndi bize ariko ubu ndahari noneho. Umpamagaye ndi ntuza ndi mu kiganiro ndi kureba hari ikiganiro mbonye cyasohotse wari mukora cy'uyu mugabo wo mu Wazarendo. Rero uyu mugabo maze igihe nanjye ariko mpugiye cyane abantu benshi barambwira ngo ku rugendo ngo bavuye ku rugendo ko twakubonye kuri Inside Rwanda hose ni mu rugo mujye rero hari wenda nubwo tubyinjiyemo reka nta kibazo byose ni bimwe haraje abona kubaje ukinjira ndavuga ese nk'ubu nk'iyo general afashe initiative akavuga ngo ufashe inzira ndayamanitse ubundi nkawe private cyangwa se nkawe officers runaka mu bundi buryo uri kurwana nahoze nkurikirana mbona ahantu bageze Uvira ndumva bari muri Uvira ariko ntago ntago irabatombe neza. Yego. Ariko
ngewe ndi nk'umusirikare mutoya umusirikare muto arayoborwa kameme yego ubwo niba uri umusirikare muto general akiripotinga cyangwa se agafata cyangwa se ukabona araguye no ku rugamba n'abariya bapfa bose ubundi ngewe intambara ukuntu nayibonye yego ni nacyo ubwo ni kugira ngo nubwo binyinjijemo akantu nshaka kukubazaho gakomeye cyane iyi ntambara ya M23 iri kurwana n'ingabo za FARDC zifite n'abazifasha n'imitwe igiye itandukanye uyibona ute mu ijisho ryawe nk'umuntu mukuru ubundi umusesenguzi ndaza kubihuza n'ibyo dusa naho dukora ubundi biriya mbifata nkaho nabyo twabyita ko ari nko kwikinisha kuko niko ngiye nabifata kuko ntago wafata umuntu urwana afite icyo aharanira impamvu ituma arwana ngo umugereranye n'umuntu urwana atazi ibyo arwanira yego ibyo bintu uri kubyumva ndabyumva cyane hari umuntu ufite impamvu ituma ari kurwanira ubuzima bwe urwanira gakondo ye uburenganzira bwe first of all we muhanganye wowe uri kumwambura gakondo urundi wamaze kumva ko atari umuntu umufata nk'umuntu nk'umunyagihugu we ni umunyagihugu ariko gakireka nkubaze cyangwa se nkwereke impunzi inkambi ziri hano mu Rwanda ntuzizi nyinshi izi mpunzi z'abakongomani hari abagande barimo se cyangwa abatanzania si abakongomani none se wibwira ko bishimye wibwira ko kuba mu mpunzi usesera muri ziriya tente zabo hari n'abatazigira noneho bubaka utuntu tw'utuzu bagashyiraho ibyatsi hejuru uwo muntu arishimye ari umuntu wari ufite inka ibikuyu iyo ngiyo za Kongo yarambuye ibikuyu bye yarambuye gakondo yarambuye iwabo agace igihugu ari aho nta gihugu hano tumufite nk'impunzi yego icya kabiri uriya bahanganye ari kumwita umunyarwanda ariko twaranagowe buri kintu cyose nta resonance mbona abadukurikiranye ntibaze kubyitiranya turabivuga uko tubibona umuntu afite uburenganzira bwo gusesengura ibintu ukuntu umuntu abyumva uko numva ikintu ntabwo wakinkuramo mfite uburyo mbyumva mfite n'uburyo mbibona rero impamvu yanjye ikwiye kumvwa nk'uko nawe impamvu yawe igutera kutanyumva nawe ufite impamvu yego sibyo tugiye muri gakondo cyangwa se ubundi tugiye no mu ntuza no muri gakondo kuva kera no kubw'abami impamvu bavuga ko wenda reka bigarukeho impamvu bavuga ko bari ari abanyarwanda ni ibintu ku ruhande rumwe uburyo umuntu usobanutse cyangwa se umuntu wize yamenya impamvu uriya muntu avuga ko ari abanyarwanda urabizi ku bw'abami ukuntu hariya rwari u Rwanda none igeze kumva na Kongo nayo ivuga ngo ntuza ngo twabambuye ntuza agace ngo kugera hari mu bigogo ni mu Ruhengeri kugera mu Ruhengeri bura ngo ni muri Kongo nabo bageze aho batera itiku ngo twabambuye ngo twamariye agace ndibaza niba twarabambuye agace ko nta gace turumva katuyemo abazayirwa muri ibyo bice wenda gatuyemo abazayirwa abakongomani wenda bambuwe nabo bakatiweho bikitwa yuko ari abakongomani bari mu Rwanda so turareba n'abari abantu rero yego kuko iyo ugiye kureba turiya duce twose abantu batuyemo ni abavuga ikinyarwanda none se ko avuga ikinyarwanda avuka hariya arazira ko avuga ikinyarwanda ururimi ariko ntabwo ari bose buriya murabyitiranye ariko yego harimo abavuga iringana n'igiswahili bavuga ikinyarwanda nibyo abavuga ikinyarwanda barabizira ariko si bose yego uti si bose gute ni ubwoko bumwe ubwoko tutsi kuko umuntu tuvuga ikinyarwanda nta kibazo afite hari ikibazo afite se nta kibazo afite ni ubwoko bumwe buvuga ikinyarwanda bibaye bafata muri rusange byaba byumvikana avuga ati abantu ntabwo bavangwa ariko noneho harimo ivangura moko yego ibyo ni ibintu bizwi cyane udafite uburenganzira ku gihugu muri kiriya gihugu umututsi birazwi kuko hari
bagiye banavuga kenshi cyane byaravuzwe ko hari jenoside iri gukorerwa abatutsi bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byaravuzwe ariko akenshi amahanga ntabihe umwanya wo kubyumva kubera inyungu bafitemo hariya yego bari abantu bafighting bafite impamvu bafighting ikindi cya kabiri tutarakomeza nabibonye urashaka kunyinjiza mu bindi ndihaganisha abanyamurenge yego narababaye n'ubu ngubu na poste zanyu uzakurikirane uriya mugabo makanika twirwaneho niba hari umugabo wambabaje nubisaha mutekerezo nkibaza gutwere niba hari umugabo wavuze amagambo nese ntekereza Fred Rwigema batangiza intambara ko hore igihugu neza n'amagambo ajya gusa nayo Fred yavuze uriya mugabo yararakaraga yageze aho kajya avuga n'abinkurikirana ibiganiro bye yagiye akora kenshi respect kabisa uriya mugabo Imana bihangane ariko abajene bahari bakomeza imbaraga baharanire uburenganzira bwabo yego kiriya ni igihugu cyabo nawe nyumvise makanika avuga ati muri aho ngo murasera muri Amerika kuki nibuzerera muri Amerika utekereza kuza kugura hari iminebwe ugasanga umuntu ngo yaje kugura ngamasambu yaje kugura inka uragura inka gute kandi nibuze ko atari gakondo yawe ngo barirwa bezereye za Kenya barirwa bazereye kuki niba ariko ibyo avuga 100% avuga kuri riri arwana intamba uriya mugabo yafightinze mu kuri kuzuye ukuri kutagabanyijeho n'akadomo yego reka tuva kuri iyo ngingo mbwira akantu kanyuma nashaka kubaza kugira tuhite tuyivaho kuko hari n'ibindi byinshi ndi bukubaze byanzanye hano urambwira ubona amaherezo ya M23 ari ukuzagumana uduce yafashe ari ukuzakomeza bagakora Tshisekedi simbikubwiye n'ijisho ryawe yurebye na M23 ibihugu ngubu bitandukanye na bya bindi bitiranya ntiteze kuhava aho yafashe ni hava mva ahubwo izakomeza ngaho nibereye uzamamagara umbwira uti bya bindi ni ukuri kuko ntabwo ukwezi ni gushize bafashe Goma yego niba ukwezi gushize bafashe Goma uwo muntu arakubwira ngo niyashaka azasigara umusirikare umwe azasigara n'u Rwanda abandi nibashaka bashire ariko afite icyo ashaka afite impamvu ituma ari hariya ntabwo M23 iteze kuva hariya umuntu wese ufite ikintu arwanira mpita nibuka hari indirimbo abantu bo wenda bashaka batayizi ubwiribukwa n'abantu cyane cyane abantu babaye batangira urugamba rwo kubohora igihugu indirimbo bakundaga kuririmba ubwo ni ingabo za RPF yego yari iri mu Giswahili yavuga ngo hata tuponde kama misumari niweze tuzitoke kichwani hatuweze kurudi nyuma ubwo abantu bazi gusesengura iyo ndirimbo yuyumvishe umuntu arakubwira ati mpaka ntago dusubira inyuma nubwo byagenda nubwo imisatsi yose yatoba reka ngo bwize ukuri mu jisho ryanjye nanasoza ubwire mu jisho ryanjye mbona hariya kira ni ikindi gihugu kindi cya kabiri tunasoreza kiriya ni ikindi gihugu n'ubundi babambuye igihugu kiriya ni ukuzi Sudani y'Epfo bimeze na Sudani ya ruguru yego ubwo Kivu kwa Salva Kiir no kwa Bashir wahoze ari Bashir niwe tuzi yego uhita ufata Kongo uyishyire muri iyo shusho nuko bimeze ndanabishoje uzabimpaririza ategereze ubundi azampamagara ambwira ngo waribeshye cyangwa se waratubeshye dusoreza abaga iyi ni igihugu cya kabiri kira ni igihugu cya kabiri ahubwo reka tuve kuri batangire bitegura iyo naje kugushaka urabizi ko mbanazanye ibibazo akenshi dutumwa n'abantu cyangwa se tuba tunafitiye amatsiko tukavuga ati mwe mu bisobanukirwe neza reka tubashaka urabizi neza ko uba mu buvuzi hano turi no mu ivuriro twagusanze muri ofisi y'abantu ukoze kuduha karibu ndibaza ndakubaza ku kintu cyo kwikinisha ejo bundi nabonye n'inkuru y'umupasiteri ni umupasiteri n'umugabo wari ufite inkomoko muri Canada yego ivuga ko yikinishije agapfa
ntangira kubwira abantu mu biganiro bya kera we nabyo myaka ishize nababwiye ukuntu ingaruka zo kwikinisha mvugamo prostate kanseri ya prostate mvugamo navuzemo ingero nyinshi mvugamo urupfu ariko komanteri ngo nta muntu byinshi ndakuye ngo komanteri nabonye zari ziteye ubwoba ariko hari igihe njya ndeba ibintu nkifuza kureba umuntu uvuze icyo kintu impamvu y'ibyo ngibyo ni uko hari igihe umuntu avuga ukibaza ese uyu muntu yabanje gutekereza kabiri impamvu rero nta mubureminga nayo reka nyigarukeho kuko isi turimo iri mu iterambere umuntu araryama agahita atangira gutekereza icyo gukora agahita ajya kuri Google agahita atangira gusacinga mu cyongereza agahita akubwira ibyo nta bandi bantu bakora izo nkuru z'ibyiza by'icyo kintu nuvuga ngo njye niba nkoze inkuru nkakora inkuru y'ibyo nzi mfitiye experience nize nkavuga ingenzi ko kwikinisha byica nkakugira mu ngero nkaguha ibifatika wowe ukazana ibifatika byawe nawe yuko kwikinisha ari byiza bitanga umunezero umuryango birinda indwara runaka bifasha umuntu kuruhuka mu bwonko wowe uraza ubureminga ibyo ndi kuvuga kuko nawe ushobora kuba warabyize birashoboka yego barantutse barantuka cyane ndavuga ni nk'uyu muntu mu by'ukuri azi ibyo avuga ndavuga ni kwikinisha bitera urupfu ejo bundi haba hasohotse inkuru nahamagawe n'abantu barenga 100 bakubwira ati dore bantu ati bya bintu bavugaga twaragupinze ariko tumaze kubona ko ibyo avugaga ari ejo bundi rero twageze deba n'abahungu banjye kuri tuba turi mu kazi ubwo abantu nabo bo mu iyobokamana badukurikiye baraza kudufasha kubyumva kwikinisha nk'uko wari wivuze bamwe bati bikira ni igikorwa cy'ubusambanyi ariko ukaba uri gusambana ni igikorwa reka mbivuge ni igikorwa cy'ubusambanyi ukora uri gukorana n'abadayimoni uri already ni igikorwa gikorewe mu mubiri imbere igitsina gore cyaremewe igitsina gabo kiremerwa igitsina gore niba ufashe initiative yo gufata sex yawe ukayibyoroga ukarinda urangiza you have to lose uri mu gihombo uri mu gihombo sex yagenewe igitsina gabo cyagenewe igitsina gore kugira ngo kirongore kirangize feeling y'imibonano iba mu mutwe genda gufiringa imibonano ni ibintu biba mu mutwe utakunze umukobwa wamushyukirwa si mu mutwe se none se wibwira ko byose si bimwe ariko utamukunze ubwonko butabyakire ko ugomba kubonana nawe ntabwo washyukwa niba rero turi iyi saha ngewe fashe umwanya nkatekereza kwikinisha bivuze ngo hari umuntu uri gutekereza umuntu udahari dayimoni ni ugusambana n'abazimu niko tubyita ubundi bose ibyo ndabizi ko mu buryo bw'iyobokamana ni icyaha mu buryo bw'iyobokamana turi kuvuga mu buryo bw'iyobokamana ni icyaha none se ni icyaha nk'umuntu wagiye gusambana kwikinisha first of all wikinishije utekereza ku muntu mutari kumwe hari umuntu wishe none ukoze sexe muganga nawe arabihuhuye none iyo urangije spamus ntabwo zirema umuntu uvuga ngo umuntu wikinisha buri munsi aba yarisha ubwo uhita ubara inshuro wikinisha niba wikinisha mu kwezi kangahe uhita ubara abantu maze kwica bangana iki hari igihe tubivuga gutyo wenda abantu bakagira ngo ni joke ariko niba hari indwara mbi ya mbere ibaho kandi itera ibibazo mu buryo butagaragara ni masturbation kwikinisha birica ni indwara mbi ikunyunyuza ukabona umuntu ukajya umubona ku ishusho aranyunyuka iragenda ikakunyunyuza none ifata kwinshi ijya kumera nka za ndwara nka sida n'izindi ndwara nka za diyabete nayo tudaza kwivugaho abantu bajya bibeshya kuri diyabete no kwikinisha
kwikinisha bishaka kugenda bikakonka bikakunyunyuza wowe ukajya ubikora kandi noneho bikagutesha umutwe cyane cyane nk'abantu biga ugasanga umuntu yiga kandi afite mu mutwe ariko ugasanga ntafata urumva icya kabiri abantu batwara amamodoka abantu nk'abantu bari USA kenshi batwara izi niterera nkunda kuvugana nabo batwara za terera bariya biragoye kugira ngo uwo muntu azafate ntuza urugendo bariya kuko baba bafite GPS mu modoka abari wenyine abari turaganira benshi arabo mfite mvura bari Arizona aho bita Ohio ndabafiteyo mvura ariko ugasanga bo byaranabisha bo byarabazonze ubwo yaragenda kuko hariya nta mwanya agira wo kuba yanatereta mu gutambuka niba yiye ari ku isafari ageze aho agomba gukambika arakikorera akirangiza akabaruhuye ibibazo ejo ukajya kumva kwa kundi baba bagenda ku mamodoka agatangira kurwara imigongo agatangira porostate mu gihe yakwatatse ikimenyetso uzatangira kubona cya mbere uzatangira kujya unyara mu nkari haza amasohoro iyo ni porostate zaba yakwatatse niba ufite icyo kibazo nshuti yanjye ntabwo ari joke right now I'm not a joke because bimaze kugaragara kenshi ko abantu bapinga ibintu ibyo bapinga nibyo biri kugenda bibagaruka ejo hari akaganiro nakoze nanarakaye ni gute umuntu ashobora ntibamufasha ari kwikinisha yapfuye yanarangije already yego erega si nawe wenyine ikiganiro gitanga nagitanze mbizi neza ikintu ubundi abahindi iyo bakwigisha baragukurugutura bagukora mu bwonko niba ari ugupfa urapfa ntabwo bavuga ngo niba ari ukwikinisha bitera urupfu wirwinura ubuzima rero ngo ukore reka hari akandi kantu navuze navuga umuntu wikinishije ahora ameze atya iri pantaro yayibona yanditse umukobwa agahita yikinisha kuko ahora mbese amasohoro yaba ameze nk'are akonze story z'umwana twiganye byarenze ubu ngubu yanangije kwiga kaminuza ariko baba ku muhanda abasaba none sinavuze ngo bitera ubukene twari turi twaramubonye muri groupe y'abantu twiganye rwose uravuga ati umuntu bamwe batinura umoja abandi batinira tugikorera hariya Nyabugogo hari uwo navuye yari afite amakampani y'imodoka yarasigaye ategana moto icyo kuzeho cyose kirasi ntamenye yego biravurwa 100% ahubwo abantu kuko abantu bamaze gucanganyikishwa nta gihe kigera se bikarenga igaruriro iyo byarenze igaruriro kuko niyo mpamvu tukubaza ku myaka ese wabikoze igihe kingana gute nkamenya nabikoze yabikoze imyaka runaka nkamenya nkagenda mfatira kuko imiti igiye irutanwa imbaraga bitewe n'igihe wakoze cya gikorwa icyo gihe rero iyo yagaruriro ryawe nk'umuntu wabikoze imyaka 10 kuzamura umuntu abari ku rugero rwo hejuru ariko uzi ko wikinisha sex bikageraho ikaba nk'igipapuro gahenga no nambe no guhenga iba nk'igikarito idafite ubushobozi bwo kuba irashyukwa wajya kugira ngo ugiye kubona n'umugore kwiturangiza itaranijira kubera ko already wowe ubwonko bwawe baba bwaramaze kwakira sex utaranayikora kuko wowe umenyereye kubyikorera kandi uburyo uri kubikora uburi gukorana imibonano n'umuntu arega ntabwo wakwifata ngo wikinishe nta muntu uri gutekereza abari dayimoni oya ni utekereza ibya bintu byabaye inshuro abantu birirwa basambana n'abadayimoni none 90% wicaye mu biro buri bicaye ngo birafasha bifasha iki ngo bifasha kuruhura mutwe ngo birinda uburwayi ngo stress zo gutereta ariko se gutereta byishene biravuna ntago bivuna ahubwo none se abakobwa ko mubizi umubare wabo mubona ko wiyongera buri munsi bazateretwa nabande niba mubyirangiriza bazateretwa nabande bazarongorwa nabande reka ngira inama basi abafite gahunda yo gutereta cyangwa se abafite gahunda yo gushaka yego niyo nama nabaha uze ushyiraho nimero ndaza no kubaha ntuza kugeza kwa 4 kurangira ndatangira babanziho ngo ikintu ngo cyo guhenda ndaza kubaha bonus hatazagira umuntu wongera kugira urwitwazo ku buryo kugera mu kwa 4 kurangira nta muntu uzongera guhendwa ariko umuntu ufite gahunda yo kubaka ibi tuba tubyigisha abantu ari gabakuze nta mwana tuba tugira ariko zishobora gufasha umuntu ndabizi ko izo ni regime mufite imiti ariko umuntu afite uburyo bw'ubujyanama
ku mirire. nigeze kubabwira yuko umuntu ukeneye ubujyanama cyane nk'abantu bagiye kurushinga ugiye kurushinga ize mpamagara mu gihe wumva utiyizeye erega nanakwigisha ku buryo ugomba kwitwara imbere y'umudamu kuko abantu bose bagiye bagira amasoni. bagira amasoni. Buriya nabonye mu barokore baratizeho uburyo ngo iyo umusore agiye gushaka haba hari bamwereka abagabo bakuru bakamubwira ati uzajya bigenza gutya shaka. Byari bya kera. Ubaha abantu bose bacanye ku maso. Byo gukazanura. Biriya byari bya kera. Oya ndavuga ku buryo abagabo bakuru bashobora kwegera nk'uko abagore bagira blood shower. Muri blood shower umukobwa bari kumwigisha. Ariko urabona hari abasore muri iki gihe ntabwo abantu bose baba barakubaganye. Hari abantu baba atarigeze akora imibonano. Kandi akaba nibyo ushaka kuvuga akaba ashaka nko kurushinga wenda n'umukobwa runaka ashobora kuba agiye kurushinga n'umukobwa we wayikoze uyimenyereye ashobora kuba agiye kurushinga n'umukobwa utazi imibonano utarigeze akora imibonano urumva uwo muntu aba akeneye inama abakeneye amahugurwa abakeneye system kuko first of all niba agiye no kurongora umukobwa umenyera imibonano mu rwego rwo kugira ngo bitazamusenya cyangwa se bikamukoza isoni ku mugore bagiye kubonana birashoboka ko ashobora guhabwa inama tekerezo none shangazi ko yabigishaga kurongora ako umuziki ibintu bivuna uzi kugira umuntu w'umubyeyi nkuriya ndavuga president umuntu w'umubyeyi nkuriya ajye hariya kwigisha akubwira ati uzaze undebe nkwigisha uko barongora ujye urongora umugore wawe biriya abantu bavuga ko ari ibishego bishigute ndivuga gene ibishego gute ariko bifata nk'ibishego twebwe ntituri abanyarwanda ndareka kuvuga amazina y'ibintu nanese ko tuvuga wari bwumve mvuga hari amazina yabyo tuvuga kuko YouTube umwana arafungura ajyeho niba ndi kuvuga igishego umwana akacyumva ntabwo mba ndi gukora ibintu bizima so igishego yavuze ni ikihe nta muntu utazi ko akumenye ko biriya biganiro bye bya nijoro babanzaga kubwira abana ngo muryame none kuki yabikoraga nijoro we ubuso nk'umwana w'inkubaganyi nyine yagikoraga nijoro bajya basinzira biriya biganiro nta mubyeyi wakomera kubirebana n'umwana gusa noneho rero mu bintu bindi byanzanye wenda nari bugende nkubazaho ko wenda nunyemerera tuzategura tujye ngenza kuko kuri mu biganiro byacu nagiye nshyiraho uburyo bwo kujya dusura abantu bafite ibyo bazi bagasobanurira abantu badukurikira buriya ni na byiza cyane kuko tuba dufite abantu benshi badukurikira baba bakeneye serivisi nyinshi nk'ubu abantu bafite ibyo bibazo byo kwikinisha bamaze kubyumva wenda ntituza gushyira nimero zawe bazaguhamagara kandi uzabafasha mu kanya wari uvuze diyabete diyabete ni indwara diyabete icyo nayivugaho ntabwo nyitindaho ntabwo ari indwara nziza ku muntu uyirwaye agomba kumenya ukuntu ubu hari umuti twazanye ku badiyabetike mu buryo bwa buri ntuza buri segisi ukamufasha ko abadiyabetike ikintu cya mbere babanza kwangirikaho ni ku bijyanye naho epfiriye yego imisemburo rwose yangiza imisemburo ku rwego ni umuti anywa cyangwa asiga umutanywa oya umutanywa imisemburo ikagira igakora neza ariko nanone bikasaba kuba ari kuri regime kuba isukari itazamutse kuko burya icyo wakora cyose urwaye diyabete isukari yazamutse umuti wanywa uwo ari wo wose kugira ngo izagire isukari kugira ngo umuti uzanitarariza ya sukari keretse ari umuti nyine wigabanya ikagabanuka kuko burya umuntu ugira ikibazo cyo kuzamuka kw'amasukari na za hypertension biragoye kugira ngo azademare gushyirwa biri hafi ya ntabyo kabisa imisemburo irangirika rwose uwo muntu abishoboye yajya ajya kuri regime nicyo nashakaga kuvugaho ko hari umuntu uba urwaye diyabete niyo mpamvu tubikubaza iyo ugeze hano mu ofisi ndabuza kukubaza niba hari ikibazo cya hypertension ugira cy'amasukari ugira kugira ngo mbone aho mpera nkuvura so ntago hari ikintu abantu batagomba kwiyumvisha hari igihe dutanga ibiganiro bakavuga ngo bari mu bucuruzi no ntabwo ari ngiye kamara wowe niba wumva ufite ikibazo ukumva ko unyuzwe n'uwagufasha ivuze ariko niba uzi ko ugira ingeso yo kwikinisha I'm professional kuri icyo kintu
nta nubwo nkihindura, sinakigana, sinakishidikanyaho, nta nubwo nkinginga, kuko nzi neza ko icyo kintu ubu noneho tugenda twagura ubumenyi uko iminsi igenda yiyongera, tugenda twagura ubumenyi, tunabatanga n'ibindi bitandukanye mu buryo bw'ubuvuzi kwabo. Yego. Noneho rero waretse nkababwira nkabibutsaho ingaruka zitari munsi y'eshanu zo kwikinisha. Iya mbere, kwikinisha bitera prostate. yego, Prostate n'ivuga ni kanseri ya prostate. Prostate uko ifata itangira itaragufata neza, itarakura, itarabyimba, itangira guha ibimenyetso, harimo kujya kunyara mu nkari hakaza amasohoro, harimo kwishima munsi y'amabya, ejo uko bigenda bikura amabya agatangira kugira gute kubyimba. Hari abantu rero bavuga ati akumva ntacyo bimubwiye ibyo ngibyo akabaho, ariko iyo imaze gukura birakugora kwivuza. So kandi byose bituruka mu kwikinisha. Icya kabiri, niba uzi kurangiza vuba, uzi ko wakoze icyo gikorwa, hari umuntu uvuga ngo nabikoze kera ngo ubuse ngo byaba, igihe waba warabikoze cyose utarigeze umuti, byanga byakunda, ingaruka ziba zihari. Nubwo wageze imyaka 60, ariko mbibutse umuntu uri hejuru y'imyaka 70 uretse kumuha ibyajya bimufasha, ariko sinamwizeza ko twamuvura agakira. Nkoresha ukuri gudafite aho guhuriye no kuberereka. Hejuru y'imyaka 70 ni ukugufasha kugira ngo ubashe kujya utera akabarira, ariko bitavuze ko twagufasha burundu. Ariko niba uzi kuri munsi y'iyo myaka biroroshye kukuvura. Icya gatatu, kwikinisha bitera uburemba. Ku bagore bo rero bibatera ubushake buke, burya umugore wikinisha biragoye kugira ngo bya bindi ushobora gufinirwa n'umugore akagira arabishaka, ariko urarongora umugore ntarangiza. Niba uzi ko uri umudamu warabikoze, ibyo ndi kuvuga urabizi. Umugore murabonana ntashobora kurangiza, kwa kundi mujya kwitabaza, ukibikubwira asigara mu buriri, arabaza akabikora, akikoraho. Uko wamurongora kose, imbaraga wakoresha zose, tekinike wakoresha zose, agomba kurangiza ari uko yikozeho. Icya kane, bigwingiza igitsina. Kugwingira kw'igitsina, sex, to suppose ko iyi ni sex, urayibona ubu kuri standard. Niba sex iyi ngiyi to suppose kuri 18, sibyo? Ushaka 20 bishobora kujya kuri 20. Ariko ku muntu wakoze masturbation, sex iragenda ikagabanuka. Uko akunda ubuyibyoroga, ubu uri kunetarariza ya mitsi y'igitsina. Hari abantu rero nanone mbibutse yuko hari igihe ugira sex ntoya, wowe ukagira ngo ni uko ari ntoya, utazi yuko ari we watumye iba ntoya. Icya gatanu ni nacyo cyanyuma, itera kwibagirwa. Umuntu wikinishije cyane rwose ashobora kuva hano agiye mu mujyi, yagera mu nzira agakata akagaruka, cyangwa akigira Nyabugogo. Uribuka nkora ikiganiro muri 2020 cyagiye dukora ikiganiro? Niba kandi la majorite, ubushakashatsi bugaragaza ko abantu ubu ngubu bikinisha, abantu bazi ko ngo ari abasore gusa. Oya, n'abagabo bubatse barikinisha, ntabwo ari abasore gusa, n'abagabo bubatse barikinisha. Kandi ikindi cya kabiri, kwikinisha ntabwo bipfa kurangira. Ntibipfa kurangira ngo urabihagaritse gusa ngo urifashe wowe initiative wenda umuntu ashatse ngo bizashira. Harimo gusa ushobora kubinetarariza muri ubu buryo. Ushobora kugira ibyo uhugiramo, harimo nka siporo, ushobora gukora imikino yindi itandukanye, ushobora kujya muri game, ushobora kureba filimi. Ibyo byose bikagenda bikwibagiza icyo kintu, niba uzi ko wenda warabaye addicted yabyo, bikagenda bisha. Ariko nanone biragoye hagati ya 90% kuba wabireka, biragoye. None bikirute none iyo uvuwe first of all ubanza gusubiza imisemburo ku murongo. Imisemburo y'abandi bitanga ngo guteza akajagari imisemburo. Ni wowe warateje akajagari k'imisemburo. Iyo imisemburo umaze kwishyira kuri standard, utangira gushyuka. Ni wowe washyukaga wajya kubona n'umugore ugahita urangiza, utangira kudemara, ukaresista wa mwanya wamara kugera. Koko umugore ntago ari ipunda,
umugore bisaba kumutegura. Yego. Niba ndi gutegura umugore hari uburyo ngomba guteguramo. Hari iminota. Ntabwo gutegura umugore ari ukumutegura bya bintu by'abazungu tujya tureba. Urategura hari iminota ugera kuko nanone hari aho bishobora kurangira ubikarangira uwirangirijeho. Kuko wamuteguye igihe kinini wabishatse cyane umutegura igihe kinini birangiza wirangije. Iyo umaze gutegura umugore hari abagore tuzakora ikiganiro cyo ku bagore bagira amavangingo batayagira. Hari abantu bazi ko hari abagore batagira amavangingo. Umugore akaba afitemo amavangingo ariko bitewe n'umuntu umutegura uburyo amavangingo ntaboneka. Usanga umugore ati nta mavangingo ngira. Hari ibibazo nka 3 nkubaza nkahita amenya ko amavangingo yagira ahubwo uyavubura ayavubura ati. Icyo nicyo tubanza kureba. So rero ntatinze ibibazo byarebye ngibyo ndavuga ingaruka zo kwikinisha zari izo ngizo kandi ntago hikinisha abagabo gusa nacyo nyigarukeho n'abagore barikinisha. Murakoze cyane. Urumva rero abantu badukurikiye ubwo ikiganiro cy'ubutaha tuzavuga ku badamu twirinze kubavugaho cyane. Abantu badukurikiye wenda ushaka kubabwira nimero ya telefone yawe ariko turaza no kuyishyira kuri iki kiganiro. So nimero ya telefone yanjye ni 0788 70 88 65. Ku bantu bari hanze yego reka mvuge ku bantu bari hanze abantu bari hanze kohereza umuti ubungubu bisigaye byagiye muri systeme ya Rwanda FDA ntago ari ugupfa kohereza uko ubonye. Niba tuvuganye igihe cyo kohereza product imiti hari uburyo tubinyuzamo bwo kwaka icyangombwa. Fata icyangombwa gifata amasaha hagati ya 12 na 28. I mean ya 28 na 48. Ariko iyo gahunda irakunda. Iyo ni 100%. So ndagira ngo rero nkureho urujijo rw'abo bantu bumva ko bikunda ntibigize gute ko ntago bikunda. Birakunda cyane. Noneho ikindi abo address ku muntu ushaka kuza kubonana nawe hari ubujyana. Arampamagara ni kuri telefoni ukampamagara nkahita nkudirectinga ku ivuriro. Nimero ni izo ngizo nabahaye. Reka ngushimire cyane urakoze Dr. Umwanya wawe duhaye. Ubwo ubutaha n'ubundi tuzagarukana ibindi bibazo nibyo twari dufite. Imana iguhe umugisha ku mwanya waduhaye. Thank you.